22 mu bakinnyi 27 Rayon Sport isanga n'umwe hasigayemo 5 abo 5 basigaye turabababwira n'impamvu basigaye. Abakinnyi naba harimo Tambwe Ngongo Gruar ego Niyonzima Olivier Sef zina ntago narindizi ya Ngongo Tambwe Ngongo Gruar ubona agomba kuba ari 3 n'usanga afite 2 uri mushakira Niyonzima Olivier Sef ukomeza bacari mu murongo Tambwe Ngongo Gruar Niyonzima Olivier Sef agomba kuba ari 3 wa gatatu ni Serumogo Ari Omar 3 Habimana Yves Shakirindi zina Shakirindi zina rutereka nago twabona yose Samir wa gatanu ni Ishimwe Fiston wa gatandatu ni Ishimimana Emmanuel wa karindwi ni Bigirimana Bedi yagiye yazina rindi yitwa Bigirimana Abedi Lokando mwana w'umukongomani wa Harifi yagiye ni muri cyane abo rero tugizwe niba yagiye turanababwira kuri Abedi ibyo turabivugaho harimo narindwa Aimable Ntagorama mwana w'imisozi miremire harimo Yusudianye wono wa 9 wa 10 ni Adama Bagayoko wa 11 ni Sindi Jesus Paul wa 12 Ndayishimiye Rishari nawe buri afite izina ry'Ikongomani ryabura wa 13 ni Aziz Basane Kulanya sawa kabisa wa 10 na kane ni Nshimiyimana Fabrice wa 15 ni Mohamed Sheli wa 16 ni Rushema Chris wa 17 ni Tony Kitoga wa 18 ni Pavel Nzila wa 19 ni Mugisha Yves wa 20 ni Musore Prince Michel wa 21 ni Harerimana Abdulaziz wa 22 ni Basenge Emery wa 22 na kabiri ni uwo staff rero ubwo nabatoza abaganga b'ikigezi tubivugana na Ruvuyanga yitwa Afahamia Rofti buriya benshi bavuga Rotfi ntabwo ari Rotfi tubivuga mu gihe fefe ko kwe ni Afahamia Rofti ntabwo ari Rotfi ntabwo yitwa Rotfi yitwa Rofti habanza fa ntabwo habanza ta ntabwo ari Rotfi ni Rofti mukura kuri ino liste bashyiraho y'abakinnyi batoza bandikaga Rotfi mukura bandikaga Rotfi aha rero twabisuzumye na Ruvuyanga umwanya uhagije ni Afahamia Rofti abo umuntu uvuze Rofti bagira ngo ari ibeshye kandi abavuze biri oya nibyo hari n'igihe nanjye nize kuvuga kwizigera rankoze niyo mpamvu nyine iyi ngari Radio Rwanda ni buriya no muri mukura rabindu ndataruka nari urabyibuka ahanga nyine niyo mpamvu ari kuri Radio Rwanda no umurongo nyine uratanze nanjye nabitinzeho mu gitondo hanyuma wa 24 yitwa Feruzi Haruna ubwo ni liste bakoze umutoza wungirije turi muri staff ni Feruzi Haruna nibyo wa 25 ni fitness coach yitwa Azuzi Rofti nawe yitwa Azuzi Rofti hanyuma president avuga ko ari inshuti y'umutoza mukuru birangiye nyine ari umutoza wa nyawe yaremejwe wa 26 ni Ndayishimiye Eric Bakame umutoza w'abazamu ba Rayon Sport nibyo hanyuma 27 ni Nshimiyimana Jean Claude ni physiotherapy uyu nguyu physiotherapist ubwo ni ushinzwe ibijyanye n'ibi byo ku masaha n'iby'imvune z'abakinnyi ibintu nk'ibyo bafasha muri mu magare bamwita mu maseri hanyuma harimo Nizeyimana Shafi 28 ni kit manager hanyuma wa 29 yitwa Mugisha Jean de Dieu ni security officer ashinzwe ibijyanye ubwo n'umutekano yego ameze nka Jonathan mu Mavubi yego I mean Jackson yego wa 30 ni mujyanama Fidel ni team manager wa Rayon Sport wa 30 yego wa 31 ni Nyandwi Jean Pierre ni assistant kit manager n'uwungirije kit manager ubwo ni Rujugiro kuri Canton yego wa 32 abareyo yagiye yitwa Uwizeyimana Sylvestre mukunda kwita Wasirinyo nawe yagiye ni umunyamakuru wa Rayon Sport journalist yakora Rayon Time ni umunyamakuru wa Rayon ayigarikiye no twabigenza gute mana we yatangaza mu Giswahili wa 33 ni Ngabo y'Icondo Robin mfite yanjye ni media officer hanyuma wa 34 nifite yanjye Ngabo cyane mungu wawe ibaze ko muvugana ari no mu ndege itarahamu no mungu wanjye cyane mungu wawe batemuze imibikoresho by'ikoranabuhanga atereka manze mpamagarira namwe akana rwose nifite yanjye yabwiye pilot ngo bari kugera manze byishirigani mu buri nifite yanjye magara hanyuma 34 ni Ngoboka umurerwa Delfizo arakorogana cyane ari umuntu wibagiwe ariko official photographer oya nawe nibagiwe ari umuntu utavuze ibaze gato ya muvanga
uracyasoma hanyuma wa 35 ni Uwimpuhwe Liliane murabizi yuko ni executive director muri Rayon Sport hanyuma wa 36 ni Irambona Eric uyu nguyu ni finance administrator and director akoze kubura Irambona akina kuri gatatu muri Rayon Sport yicazaga uyu team manager mujyana amafideli habanzaga Irambona noneho team manager kamusimbura nana bari Irambona niyo liste iri officiel mu bwego ari umuntu yibagiwe utavuze president Serge Mwambari niyigeze muvuga Serge Mwambari yiyongereyemo nyuma yiyongereyemo nyuma ko yaje iri kuri Rayon Sport ariko Mwambari yiyongereyemo nyuma hanyuma iyo ngiyo bari bayiteguye mbere bajya kugura amatike ariko ntibikuraho kare n'abandi bayobozi bagiye mbere yuko tujya n'ubundi muri Zandani z'abakinnyi mu bayobozi perezida arimo yajyanye n'umugabo bita Furaha muramuzi yabaye vice perezida kubwa uyu mugabo uherutse kuba kubwa Jean Fidel wakoze cyane Ferdinand Manifa ni umugabo umwe mu bakunzi ba Rayon Sport bakomeye ajya natangamo akanyenyeri harimo Claude Mushimire bakunda kwita Claude Kibihira cyangwa se Claude Imishinga yambutse inshuti yawe hanyuma hamanutsemo uwo bita Bakiri Abraham bajyanye n'ikipe Abraham Keri ego yagiye uwahoze ari SG wa Rayon Sport Patrick Namenye ubu ngubu basigaye akora kuri SKFM mu bijyanye n'ubukungu yamanutse mu bandi banyamupira Sadat yagomba kuba ariyo kwe Sadat ntago bamubwiye ariko Sadat ntabwo yagenda imishinga bari myinshi yanagenda ku munsi wa match Sadat bamuganiye akazi kejo nejo bundi uragira ngo bigende bite President Sadat nagushaka hari aho bita Kinondo ni bose nibwo kiva kayirara wongera umutiva abakinnyi nabonye motivation ya Sadat ibikenewe muri Rayon Sport cyane abo rero ni mu bayobozi nabashije kumenya ariko hari abafana noneho Rayon Sport igiye kumanukana babandi kabisa bakize ikipe umurindi twibuta ko mwaje muri Nyamukandagira abo iminota tujyana yego aba baragenda n'indege abatwara tumaze kuvuga delegation abandi rero barahaguruka n'imodoka saa 11 barahagurukira i Nyamirambo kuri Kigali Pere abafana nabonye ruganda rwateye inkunga abafana cyane irabisi nibo bayitanze bayobowe n'abantu babiri bayobowe na Claude ndetse na Matici Claude n'umuntu usanzwe ayobora abafana ba Rayon Sport ndetse na Matici cyane abafana bari basabye gutanga 50,000 Muvunya kabongerera ariko 22 no bashoboye gukontribua hanyuma Rayon Sport yavuze iti bano bafana dusanzwe dufite bisiga amarangi bano kabisa abafana bya hatari bari bavuze ngoma n'amavuvuzera yamanukanye abafana 60 oya yego abafana 60 hari hakenewe byibura miliyoni 6 kugira ngo urugendo rwabo rushoboke ubwo n'itike ibajyana n'izabagabo bari abafana bakunda kugira na coffee break cyane bisaba kuba uwishije kugira ngo bajyane n'ubundi itike ni 86 kujyana no kugaruka nyine babara nka 14 ko bizagenda bibatunga mu nzira barya n'ibindi ariko ibyo kubaho n'ubundi bababwira ati mugeraho mwitwaza yo kubaho utabishoboye ntaze abandi bambwira ko basabwa byura 25 ariko harimo n'abagabo b'abakapo bavugaga bati babandi tuzi abafana badafite uburyo ariko bakunda Marayika bitwa bastari bagacuma bawa Nyanza babandi wa Mutaramu witwa Marayika n'abandi bose umva rero kuntu biteye score icyo Ruvuyanga yaravuze muri 6 zari zikenewe yatanze 3,200,000 hanyuma Muvunyi ku giti cye atanga 2,200,800 urugendo baruruzuye ibyo asezeranyije arabikoze yaravuze ati nzatera inkunga atanze 2,200,800 score nayo 3,200 aramanuka abafana 60 twari tumaze kubivuga aba bafana rero biteganyijwe ko bo bazagerayo ku munsi wo kuwa gatanu kare baragenda ryarese baragenda saa 11 ngo imodoka igomba kugenda neza rwose niba bagenda saa 11 ngo bazagera kuwa gatanu iminsi 2 myiza cyane ngo bagereyo baruhuke ikipe igomba gukina ku munsi wo kuwa gatandatu Ruvuyanga rero abakinnyi basigaye harimo Ganijuru ego harimo Kuyate kwera ko nyine afite ikibazo cy'umugongo urabizi cyagiye yaguye muri rigore harimo Pascal wa mwana Petit Skoro Kuyate ngo yararangariye abakobwa barwanaga niko bamwe babivuga harimo Folnganye bose ni babarangarira nawe ntabwo ahari
hakabamo ndetse na Asman wavunitse nabonye Asman yagize nyine n'ubutumwa abakunzi ba Rayon Sport. Yego ubwo urumva rero niba ijyanye abakinnyi 22 isangano 27 batanu basigaye nabo Ganijuru Kuyate Pascal Folnganye ndetse na Asman wasigaye kubera selection ni Ganijuru na Pascal badafite ibibazo nyine abandi ni ibibazo by'uburwayi abandi ni ibibazo by'uburwayi icyo mbaza ko bazajyanye amabaga 3 azagumayo mwihorere ibyo bireke uwo bita Emery Bayisenge yakoze imyitozo guhera kuwa mbere Emery n'urwembe twavuganye arambwira ati keretse coach atanshyize muri 11 no kuri match ya Singida ibanze yashaka gukina City natera ubundi tayari cyane Emery kabisa imyitozo yose ibirishize yarayikoze neza cyane 100%. Noneho nabwiye Robin Timbariza Abedi Lokando tayari Bigirimana Abedi Lokando Abedi iyi myitozo ibiri bakoze mu Rwanda kwa mbere no kwa kabiri ntiyayikoze ariko yamubwiye ati imvune nari mfite y'imfundiko zandyaga ntabwo zikiri kundya aramubaza atese ni painkillers ni ibininunwa biri gutuma utumva ububabare atoya twanze ko dukoresha ibyo by'ama painkillers duhitamo ko byikiza mu buryo busanzwe nyine burya ni nabwo bukize burya umubiri nyine iyo ushatsemo ibisubizo bakakumasa gusa ariko bakareka uburibwe bukikuramo bidasabye kugenda bagutera inshinge cyangwa unywa ibintu by'ibinini Abedi rero imfundiko ye ngo ntabwo iri kumurya baragerayo uyu munsi ku munsi w'ejo bazakora imyitozo biteganyijwe ko azakora imyitozo ibiri kwa kane no kwa gatanu aravuga ati ni ntumva ubabare nyine buri utangiye gukina nk'iminota 30-40 hari igihe atoneka rero ukumva biranze ati ni ntumva ubabare nzaba ndi tayari gutanga ibyanjye byose turebe yuko Rayon Sport yakuramo iyo bita Singida Big Stars ni Singida Black Stars sorry bagenda bahindura ubwo rero nuko biteye urugendo muri rusange rwose Ruvuyanga turunyuzemo ibindi byo mu kibuga prime bihagaze biti bambwiye yuko ngo abakinnyi baganira na president kababwira prime turi mu bambere bazabana rero muri uru rugendo nta kintu muzatuburana kugeza match baye nagatsinda nubwo ntayobora radio Rwanda hari ibintu nanjye nzi gusoma ikirere mu myaka mike mpamaze niyo match tuzayogeza ubwo dusozanye ibyo ndabibatangarije rwose ntabwo urimo kwibeshya sinyiyobora ariko hari ibintu nanjye ndeba nkabona biziko hari ibintu ufite muri control hari ibintu mba nziko arasubwo iyo ndayibahaye izaca reka dusozanye ngo Singida ejo bakinye match ya championnat ya mbere batsinda KMC ku kibuga cyayo bahise igitego kimwe ku kibuga bazakiraho Rayon Anthony Trabi ni wa defenseur muremure ukina na Muri Chuku hanyuma Haridi Aucho kapiteni niwe watoye nk'umukinnyi w'umukino nawe kugira ngo atorwe nka man of the match atasize igitego icyo nabonye nuko abakinnyi bose umutoza Gamondi yari yababanjemo baba 11 n'ubundi asanzwe abanzamo yabanjemo nta wavunitse nawe icyo cy'imvune kimwe ku busa batangiye 3 ni morale ikomeye cyane kuri Singida nayo yiteretse ku kibuga bazakiraho bazakina saa 12 za Kigali bizaba ari saa 1 za Tanzania kuri KMC Stadium ni kibuga cya tapi synthetique Inondoni cyashya itandukanye na Kigali Peri iyo ni cyashya nkuko mwayibonye kuri televiziyo ya Peri ikiniraho yabereho Sekafa Kagame Cup Peri rahazi yabereho n'umukino wa nyuma Sekafa Kagame Cup karakavuga bazaniganira namo karakavuga gatoya n'abafana buranga abafana rero birajyanye abafana 60 abafana 60 niba ajya hamwe bagafana uzabugira ngo ni Rayon Sport yakiriye ngo ni gato Singida n'abafana igira icyo cyababariye umugene mukizi very good yes hanyuma rero mu